kumbwira adasanzwe. urumva abantu benshi dukunda kumva ngo hanga hari intambara ubundi kumva ngo hari amategeko y'intambara. Twebwe ntabwo turi abasirikare ariko hari ibintu bike nibura dukwiye kumenya kugira ngo ujye ujya no mu mpaka n'abantu cyangwa ugiye kuganira n'abantu utazajya witapagura. Kuko hari nubwo bavuga ngo umuntu arashinjwa ibyaha byibasira inyoko muntu, ibyaha by'intambara ni ibihe, n'ubundi ko ari intambara kandi kumva umusirikare warasaguye abantu ku rugamba we nta byaha by'intambara ashobora. Ayahe mategeko y'intambara ubundi biba byagenze bite n'ayahe mategeko y'intambara? Mu kanya gato twarimo tuvuga yuko tugiye kubabwira ibintu bijyanye n'amategeko y'intambara, ukuntu abantu bamwe baba bumva nyine ngo intambara yabaye abantu barasanye ariko bamwe kumva bakoze ibyaha by'intambara abandi ntibabikore. Itegeko rya mbere rivuga iki sonda yene? Itegeko rya mbere mu mategeko y'intambara riravuga ngo birabujijwe guhohotera cyangwa kurasa ikintu icyo ari cyo cyose kiriho amagambo yitwa ibitaro, ambulance, umuganga, ubutabazi bwihuse, ibanze. Ibyo bintu nibiraswa ntibikorwaho mu ntambara, nta nubwo byemewe kurasa ahandi hantu cyangwa ibinyabiziga cyangwa abantu bigaragara ko batagize aho bahuriye n'intwaro. Yewe n'ibyo bintu twari tukubwiye, ibitaro, kwa muganga, ambulance, umuganga n'ubutabazi bwihuse bw'ibanze ntibiba bifite intwaro, ubundi ntibyemerewe nabyo kuba bifitemo intwaro. Nicyo gituma nawe utemerewe kubirasa. Ukibirasa ukoze icyaha. Icya kabiri bavuga ngo umuntu wese utari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'abarwana, yego nk'abari abantu babahuza mu biganiro, abantu batanga imfashanyo, abantu utari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'abantu barwana, uwo nguwo ntakwiye gukorwaho n'ikintu bita isasu, gukorerwa violence cyangwa ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose buhe n'intambara cyangwa no kumufata bugwate. Ikindi nanone mu mategeko y'intambara bavuga yuko umuntu wese uri kurwana arwanira uruhande rumwe cyangwa urundi ategetswe kwambara impuzankano ariyo uniform imuranga uruhande aherereyeho, akambara uniform yo mu ruhande aherereyemo, yo mu ruhande arwanirira, kandi agatwara intwaro aho zigaragara. Nta bintu byo kuzisha kugenda utsimbatsimba uze babibona ibyo witwaje ibikoresho byose ufite ibyari byo kandi wambaye uniforme yaba urwanirira cyane. Itegeko rya kane riravuga ngo iki? Riravuga ngo umuntu wese ufite ibendera ry'umweru cyangwa se igitambaro cy'umweru bigaragaza yuko uwo muntu atakiri kurwana cyangwa atari kurwana. Yego, ashobora no kuba yahoze arwana cyangwa yararwanaga, ariko iyo afite igitambaro cy'umweru cyangwa ibendera ry'umweru biba byerekanye yuko yamanitse amaboko. Uwo rero ntabwo agomba kuraswa cyangwa kwicwa, ntabwo agomba kwatakwa. Irindi tegeko rya gatanu riravuga ngo umuntu wese w'umwanzi, tuvuge uruhande rumwe rugafata umusirikare w'umwanzi ku rundi ruhande, uwo muntu agomba gufatwa neza, mwamufashe mu maboko, agomba gufatwa neza, akagaburirwa, akaryamishwa, akagira gute, akitwa gusa imfungwa y'intambara. Yego, ariko agafatwa neza, akagaburirwa. Irindi tegeko riravuga ngo inyubako zisengerwamo nk'amasinagogi, amakiriziya, imisigiti, inyubako zo gusengeramo zigomba kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ayo niyo mategeko amwe mu mategeko y'intambara, bamwe bajya bayarengaho bakayica, ugasanga mu byaha aregwa harimo ibyaha by'intambara, yarasanye nk'abandi ariko yakoze ibyaha by'intambara, yarasha abasivile, yisha abantu se mu makiriziya cyangwa mu musigiti ahantu batagomba kwicira umuntu, yisha abantu ku bitaro, ibyo byose, yarasha umuntu udafite intwaro, ibyo bintu byose, ayo mategeko yose yayarenzeho cyangwa hari amwe yarenzeho. Ese ubundi ayo mategeko yavuye? Ni amategeko ashyirwaho n'umuryango mpuzamahanga. Ibihugu biricara, imiryango itandukanye ikicara ikavuga iti intambara ntizizahagarara ariko abarwana mukurikiza ibi.